byiza kuri mwese wakurikiye televiziyo Rwanda twizere ko muri hose mukomeje kumererwa neza n'umwanya w'amakuru mu rurimi rw'ikinyarwanda ni mu buryo burambuye ingende Gloria Mukamabano abantu 11 bagwiriwe n'ubwanikiro bw'ibigori mu karere ka Gasabo umurenge wa Rusororo akagari ka Gasagara bose bahita bitaba Imana ababibonye bavuga ko byatewe n'umuyaga mwinshi wahushye ubu bwanikiro bigatizwa umurindi no kuba bwarimo umusaruro mwinshi ndetse n'ibiti bibukoze bikaba ngo byari byaramunzwe. Naho guverinoma y'u Rwanda yo yihanganishije ababuriye ababo mu mpanuka yabereye mu murenge wa Rusororo mu karere ka Gasabo yahitanye abagera kuri 11 naho abandi bagakomereka. Guverinoma y'u Rwanda mu itangazo ryashyizweho umukono na Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente akaba yavuze ko guverinoma y'u Rwanda iri gutanga ubufasha bukenewe ku miryango yabuze ababo no kubakomerekeye muri iyi mpanuka. Guverinoma y'u Rwanda kandi irizeza ko hagiye gushyirwaho ingamba zo gukurikirana ireme ry'imyubakire zigiye kongerwamo imbaraga kugira ngo hakomeze kwirindwa impanuka nk'izo. Minisitiri w'Ubuzima Dr Sabin Nsanzimana akaba rero yasuye abakomerekeye muri iyi mpanuka aho bari ku bitaro bya Masaka. Ubuyobozi bw'ibitaro bya Masaka aho abakomerekeye bari kwitabwaho babwiye umunyamakuru wa RBA ko muri rusange bameze neza. Naho mu gihe hirya no hino mu gihugu hagaragara abaturage bavuga ko bakomeje gusiragira mu nkiko, urukiko rw'ikirenga rwavugiye mu karere ka Rusizi ko ubwinshi bw'izo manza buzagabanuka ari uko abantu bemeye umuco w'ubuhuza hagati y'ababuranyi. Uru rukiko kandi ruvuga ko umwaka ushize w'ubucamanza hakemuwe ibibazo bibarirwa muri 900 binyuze mu buhuza. Theogene Twibanire bigaragara mw'inzangano zirenze urugero. Umuryango wa Antoine Ruzogera na Mukamwambari Consorotia uvuga ko maze igihe mu manza n'umuturanyi wabo bapfa imbibi ariko ngo rurasa n'urwabuze gica ndetse no kuri inshuro twahuye n'uyu mukecuru uvuga ko afite imyaka 70 avuye ku murenge kwibutsa. Icyo kibazo tugitangira muri 2021 ubu tashize imyaka 3 bagahereye nyine mu isibo bakavuga bati uyu muntu ivyo ahe turahazi n'ivyo turabizi icyo kibazo kigakemuka umuntu atirasiragira. Ubwo rero ngo umaze gutsindwa ngo mubunzi gutyo niyo ngo banakurenganya bakurenganyije ngo no kujya gushora ikibazo mu rukiko se kujya kwandikisha muri system ibyo twabishobora turabizi dushaje gutanga amafaranga uzakuburanira se byo wanabivamo wayabona aho tugeze aho nta muntu ugifite akazi ntuvuga ko umusaza afite imyaka 80 nkaba afite 70. No kuvuga ngo by'umwihariko hano i Rusizi abunganira abantu mu mategeko nabo bavuga ko ibibazo mu nkiko bikomeza kwiyongera umunsi ku wundi by'umwihariko mu ifasi ya Rusizi kubera ubuke bw'abakozi muri iyi fasi. Maître Ndikumana Elise numwe mu bunganira abantu mu mategeko. Iyo urebye n'umwihariko wa hano i Rusizi kubera ko byibuze ku zindi hote kuru usanga hari abacamanza barenze 2 aha wenda twibutse yuko hote kuru ya Rusizi niyo ikorera hano Rusizi ariko ikanakorera ni Karongi. No kuvuga ngo ni Karongi naho ubwo haba hari umucamanza umwe n'umwanditsi umwe na hano Rusizi umucamanza umwe n'umwanditsi umwe. Urumva rero kugira ngo umucamanza umwe aba ari we ujya gukemura ibibazo byaciwe n'abacamanza bandi 4 cyangwa 5 urumva yuko mu by'ukuri ubwo buke bwabo bakozi buhita bugira ikibazo. Kuri wa gatanu nibwo perezida w'urukiko rw'ikirenga Dr Faustin Nteziryayo yasoreje muri Rusizi uruzinduko rw'iminsi 2 yatangiriye mu karere ka Nyamagabe mu kuganira n'abakozi b'inkiko mu ifasi z'utwo turere twombi hareberwa hamwe ibigomba kunozwa mu kazi kabo ko gutanga ubutabera. Umuvugizi w'inkiko mu Rwanda Mutabazi Harrison avuga ko ubwinshi bw'izi manza bushobora kuzagabanywa na gahunda y'ubuhuza yatangiye igamije kurinda abantu gusiragira mu nkiko. Bona natanga nk'urugero mu mwaka ushize w'ubucamanza twagize imanza zigera hafi kuri 900 zikaba 900 z'ibibazo cyangwa zakemukiye ibibazo byakemukiye mu buhuza. No kuvuga ko iyo tuvuze ko ibibazo byakemukiye mu buhuza uvuga ko abari bafitanye amakimbirane cyane cyane ubwo turavuga mu manza z'imbonezamo abantu iz'ubucuruzi z'umurimo n'iz'ubutegetsi ayo makimbirane abarangiye rimwe na rizima. Mu rukiko rukuru rugereko rwa Rusizi buri kwezi hacibwa imanza 20 harimo 14 z'inshinjabyaha n'6 z'imbonezamubano. Ahi Rusizi kandi higanje ibyaha bishingiye ku byambukiranya imipaka iby'amasambu ndetse n'ibyo kwigana amafaranga. Theogene Twibanire i Rusizi.
Nabo bamwe mu rubyiruko bo barashima kuba bahurizwa hamwe bagasobanurirwa amateka n'imiyoborere ituma u Rwanda rugera ku cyerekezo rwihaye, bakavuga ko bibafasha gusobanukirwa neza inshingano bafite mu gusigasira ibyagezweho. Mbabazi Dorothy yafatanyije na Pierre Celestin Gatarayiha. Profeseri Masabo François ni umwarimu muri kaminuza, akaba impuguke mu bijyanye no gukemura amakimbirane. Asanga urubyiruko rwifitemo imbaraga zatuma igihugu kibaho gitekanye. Ubundi urubyiruko ni imbaraga z'igihugu. Izo mbaraga z'igihugu rero zigomba gukora imirimo itandukanye, imirimo iteza imbere igihugu iyo zikoreshejwe neza. Mu rwego rwo kurushaho gusobanukirwa neza imiyoborere no gusigasira ibyagezweho n'Abanyarwanda, ihuriro ry'imitwe ya politike mu Rwanda ritegura ibiganiro birihuza n'inzego zitandukanye. Icyitabiriwe n'urubyiruko ruhagarariye abandi uyu munsi cyareberaga hamwe uruhare rw'urubyiruko mu miyoborere myiza y'u Rwanda, aho basobanuriwe amateka yaranze u Rwanda mbere na nyuma y'ubukoloni, banasobanurirwa inkomoko y'urwango rwagejeje Abanyarwanda kuri Jenoside yakorewe Abatutsi. Nyuma yo kuganirizwa ku ngingo zitandukanye, bamwe mu rubyiruko basanga ari ahabo mu guharanira imiyoborere myiza ndetse no kuzuza inshingano igihugu kibakeneyeho. Ese tuzabigeraho gute? Inshingano zacu ni izihe? Batwifuzaho iki? Ibyo byose rero tutahuye nabo kugira ngo tubone icyo batwifuzaho ndetse n'uburyo twabikora, ntekereza ko tutabikora neza. Ubu ngubu ibyo nize byiza nshobora kugeza kuri bagenzi banjye batagize amahirwe kugera ngaha, harimo ko kumenya icyo mukuru wawe ko asobanyu mupfana cyangwa se nyogosenge wawe inshingano gufiteho. Kera hari uburyo urubyiruko rwigishwaga, hari uburyo bahuraga bagatangira kubatoza imiyoborere myiza, bagatangira kubatoza uburyo abantu bayobora, uburyo umuntu agira ubutwari bwo gukorera igihugu cye. Umuvugizi w'ihuriro ry'imitwe ya politike mu Rwanda, Honorable Uwanyirigira Gloriose, avuga ko ibiganiro nk'ibi bigamije kugira ngo urubyiruko rurusheho kwibona muri gahunda z'igihugu ndetse no kugera ikirenge mu cyo bababanjirije mu miyoborere myiza. Kureba uburyo twategura urubyiruko rwacu rukazavamo abayobozi beza, banakomeza kubaka igihugu nyine, bakanakomereza aho bagejeje bubaka igihugu, ariko kandi bakanavamo babayobozi bumva koko bagomba gusigasira ibyakozwe n'abakuru babo. Mu rwego rwo kwimakaza imiyoborere myiza kandi, kuva mu mwaka w'ibihumbi 2010 ihuriro ry'imitwe ya politike mu Rwanda ryashinze ishuri ryigisha politike n'imiyoborere, aho urubyiruko rusaga 1300 rumaze gutorezwa kuba abayobozi b'ejo hazaza. Mbabazi Dorothy, i Kigali. Ku makuru n'ubundi agaruka ku rubyiruko, umujyanama wa Perezida wa Repubulika mu by'umutekano General James Kabarebe we yaganirije urubyiruko 600 ruturutse mu turere tw'umujyi wa Kigali rwitabiriye gahunda yiswe Rubyiruko Menya Amateka Yawe. Ni gahunda igamije kubafasha kumenya amateka no kubaka ahazaza hazira amacakubiri. Abasangiza amateka yaranze urugendo rwo kubohora u Rwanda, General James Kabarebe yabwiye urubyiruko ko abatangije urugamba rwo kubohora igihugu bari batandukanye ndetse bamwe batanaziranye, ariko icyo bari bahuriyeho ngo yari intego imwe yo kubohora igihugu. Zimwe mu ndangagaciro General James Kabarebe yabwiye urubyiruko ko rukwiye kwigira ku ngabo zari iza RPA, harimo kwihangana, harimo ubutwari, gukoresha bike ukagera kuri byinshi, imyitwarire myiza, gufata ibyemezo bikwiye mu gihe gikwiye, umutima ukomeye no gukunda igihugu. Yababwiye ko nta muntu n'umwe utagira umusanzu atanga mu kubaka igihugu cye, bityo ko ntawe ukwiye kwisuzugura. Ati umuntu wese ugihumeka aba afite umusanzu yatanga ku gihugu cye, apfa kuba agira indangagaciro nzima, intego, ubwenge ndetse no gukora cyane. Mu yandi makuru, Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi Dr Gerardine Mukeshimana yasuye ibikorwa by'ubuhinzi bw'ibigori mu mirenge ya Jarama na Mugesera mu rwego rwo kureba uko umusaruro witabwaho mbere y'uko ugera ku isoko. Abahinzi b'ibigori bibumbiye mu makoperative anyuranye bagiye bubakirwa ubwanikiro bw'ibigori bwa kijyambere, aho rero banika ibigori mu buryo bisharitse kugira ngo byume neza bizagere ku isoko bifite ubuziranenge. Uretse ubwo bwanikiro kandi hari abaturage bagiye baniyubakira ubwanikiro gakondo, cyane ko ubwo bubakiwe buba budahagije. Abubaka kuri ubwo buryo bahabwa amahema yo gutwikira ibigori.
Mu yandi makuru, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga iravuga ko biciye muri Minisiteri y'Ingabo n'iy'Ubutabera u Rwanda rurimo gutegura igikorwa cyo gusinya no kwemeza burundu amasezerano mpuzamahanga n'amasezerano agamije guca ikoreshwa ry'intwaro za kirimbuzi. N'amasezerano kandi yemejwe na Loni ku itariki 7 z'ukwa karindwi 2017 atangira gushyirwa mu bikorwa tariki 22 z'ukwa mbere 2021 nyuma y'uko ibihugu 50 byasabwaga ko bishyira umukono kuri aya masezerano cyane cyane binyuze mu mategeko. Umuryango uruhanira ikurwaho ry'intwaro za kirimbuzi International Campaign to Abolish Nuclear Weapons uvuga ko ikoreshwa ry'izi ntwaro riteye inkeke ku buzima bw'abantu kuko usibye kuba igikangisho ku bihugu by'intege nke n'ibidafite izi ntwaro ngo n'ubukana bwazo ngo buteye ubwoba cyane ko hari izikubye inshuro 300 mu bukana ugereranyije n'izakoreshejwe mu ntambara ya kabiri y'isi. Ku rundi ruhande ariko izi ngufu ngo za nucleaire zikwiye gukoreshwa cyane mu nyungu z'iterambere rya muntu nko mu buhinzi, mu buvuzi, amashanyarazi no kurengera ibidukikije. Reka dukomereze i Nyamasheke aho abaturage bo mu mirenge ya Rwimbogo, Gashonga, Nzahaha mu karere ka Rusizi bo bavuga ko banki y'ibinyampeke iri mu murenge wa Rwimbogo ibafasha kubabikira imyaka bigatuma rero ngo batayisesagura igihe yeze, ariko nanone ikaba inabaguriza mu gihe baba batareze. Abakanaguriza ariko ubundi ngo ni ikigega cy'imyaka. Abaturage bahaguza bakanabitsa imyaka irimo ibishyimbo n'ibigori bakishyura inyungu ya 5% isigara mu kigega. Baravuga uburyo bibafasha. Ufashe ibiri 100 akazagarura ibiri 115. Ufashe ibiro 200 akazagurira 230. Ira banki y'ibinyampeke idufitiye akamaro kubera kuko twakeneraga imbuto, ukagenda ugafata imbuto ukazagerekaho dukeya, ukagenda ugatera, wasarura ukabagarurira ibyabo wongereho duke. Iki kigega cyashinzwe n'umuryango ugamije inyungu rusange Ozaper cyaje kigamije kurwanya inzara mu baturage aho bagirana amasezerano n'uwo bagiye kuguriza akaba umunyamuryango. Gusa ubu nta myaka irimo. Umuvugizi w'uyu muryango Gasarasi Werarsi avuga ko bahuye n'imbogamizi z'abatarishyuye kandi n'ababitsa ari mbarwa bakaba barahagaze igihe gito ngo babanze bishyuze. Imbogamizi ni corona wenda n'abanyamuryango ushobora kuba bataragiye bagira ubushobozi bwo kugira ngo bishyure. Twabwiye ko tuzaba tubahana ubutishyuye twamuca 20%. Ubwo no mu rwego rwo kugira ngo tumubuze kugira gute kutishyura. Ariko ubu nibyo twatuma turaganira tuvuga ngo nibuze kubera ko habayeho ikibazo imbogamizi za corona abantu bishyura ibyo bajyanye. Tubona uburyo muri ukwezi kwa kane twazashobora guhereza n'abandi nabo bashobore kurwanya inzara. Ubu ntabwo turi kubaguriza niyo mpamvu twabihagaritse kugira ngo baze bishyure. Kuri iki kibazo cyo kutitabira kubitsa nyamara bakaguza, aba baturage barasobanura impamvu. Ntabyo tubona. Ibyo ntibabikora. Babikora ariko ntabyo dufite, ntabyo tweza. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rwimbogo iki kigega kirimo Sindayiheba Aphrodis agaruka ku ruhare rwacyo mu gufasha umuturage, aravuga uburyo bakorana anasaba abaturage kuhabyaza umusaruro bizigamira ku byo beza. Usanga hanini bisa naho bigorana kubyumva, ariko ruracyari urugamba, riracyari inzira ndende. Tuzakomeza gufatikanya n'inzego zitandukanye yaba ubuyobozi bw'akarere ndetse natwe ubwacu, kuko twebwe twari twabonye ari politike nziza cyane cyane yo kurwana kuri muturage wotsa imyaka. Ahangaha rero hakunda kuba ikibazo kinatuma hari batitabiriye gahunda yo guhunika cyane. Isoko mubonye hirya ahangaha rya Gishoma rikunze kuremwa n'abakongomani, rikaremwa ndetse n'abandi bantu bakenera iriya myaka, ahanini mu kuyikenera bakayitanga ku giciro kiri hejuru. Urebye rero umuturage n'ubundi kubera ko abakeneye twa dufaranga usanga akeneye kwikenura, yahinze bikeya, yejeje ibiro 30 cyangwa 50, akeneye kugira eshanje kandi kantaguramo. Hari igihe kubifata akabijyana mu ruhunikiro bimutera icyo kibazo kuko si byinshi kandi ababikeneye mu by'ukuri ku isoko ry'abashaka kurya hirya y'umuryango we naba bari benshi. Abari benshi cyane ko ahangaha Rusizi muziko hakurya hari umujyi wa Bukavu utuye n'abantu benshi kandi bahahira nyine muri aya masoko n'iryacu ririmo. Akenshi rero baje bafite amafaranga, bakunze no kubyita ngo ni inoti z'amadolari. Abaturage bacu bayabonye hanini akenshi bituma yihutira cyane cyane guhita batanga ya myaka
atitaye ku ngaruka zindi zishobora kuzaho. Iki kigega gifite abanyamuryango 1050. Uretse kubika no kuguriza abaturage ibishyimbo n'ibigori, ngo banaguriza kawunga abaturage bakagenda bishyura gake gake. Janine Ndayizeye mu karere ka Rusizi. Mu yandi makuru, ikibazo cy'ubujura bukorerwa imitungo y'abaturage hamwe n'ibiyobyabwenge ngo nibyo soko y'umutekano muke w'imitungo y'abaturage bo mu karere ka Nyagatare nk'uko byagaragajwe mu bushakashatsi ku miyoborere bwakozwe rero n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB. Mu guhangana n'ibibazo, ubuyobozi bw'aka karere buvuga ko bugiye gukaza amarondo ndetse no kongerera amahugurwa abarinzi b'ibyambu. Reka tubibaze Serafine Uwineza Pamela. Nk'uko raporo iherutse gushyirwa ahagaragara na RGB ku bipimo by'imiyoborere yabigaragaje, akarere ka Nyagatare kari mu turere tuza mu myanya ya nyuma mu gihugu mu kugira umutekano muke cyangwa se kubangamirwa ku mudendezo w'abaturage. Ubujura bukaza ku mwanya wa mbere mu kuwuhungabanya kuko ngo bwihariye 82.3%. Bamwe mu bemeza ko koko ubu bujura buhari nabo mu kagari ka Nyiranjyagene mu murenge wa Karangazi batubujura bukorwa harimo ubwambuzi, kwiba imyaka mu mirima, kwiba amatungo no gutobora amazu. Umuhanda wo bari ikibazo kuva mu masaa 12 hari abagabo b'abamotari bari kuri za moto zabo, bangombwa yuko haza ayo mabandi y'abasore abatangirira muri iki gice cy'ahangaha. Ni nk'inkuru ishaje byo nta kintu batiba, ibigori, umumbati, amahene. Ihene ni ukuyishyira mu nzu nyine ukayirarira nk'uko urarira itungo nyine cyangwa nawe uyirarira ku mubiri. Baraje baca n'idirishya batwara televiziyo, haciyeho nka gatatu baragaruka bapfumura iduka. Bapfumuye dore ahangaha hano aho hari igipfumure kuko twashatse umufunda aragaruka arongera arahasubiranye. Barongera haciyeho icyumweru baragaruka mu rugo batwara na moto nabwo. Ihene zo bazimereye nabi n'ubu ngubu. N'ibitoki mu ntoki, imyumbati, nta muntu ukibona umwumbati wo kurya. Mu bindi bikibangamiye umutekano w'abaturage hari ubutekamutwe bukoresheje ikoranabuhanga, ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge n'ibindi. Cyakora umuyobozi w'akarere ka Nyagatare Gasana Stephen yemeza ko hari ingamba akarere kafashe. Hanyuma ikindi ni amarondo yo ku rwego rw'umudugudu. Turwanya ubujura, ni ukunoza uburyo turinda ibyambu kugira ngo turwanye ibiyobyabwenge byambuka imipaka. Hari abakozi twashyizeho 612 ku mipaka, gukomeza kubaganiriza no kubahugura no guhora twisuzuma rero kugira ngo turebe ahari icyuho twongere tuzibire. Nk'uko bisobanurwa na Kalisa Edward, umunyamabanga mukuru wa RGB, ngo umutekano ku rwego rw'igihugu urahari, ariko umutekano w'imitungo y'abaturage uracyari hasi muri rusange mu gihugu. Ati iki si ikibazo cy'inzego z'umutekano gusa, ahubwo ngo hakwiye ubufatanye nazo kandi ngo amarondo hagakora neza. Abaturage bagaragaza ko rwose umutekano hari ku rwego rw'igihugu. Rero igikenewe ni uko abaturage bafatanya n'inzego z'umutekano. Umutekano w'ibintu ntabwo mpamye ko ari uw'inzego z'umutekano gusa, n'abaturage bagomba kubigiramo uruhare, cyane cyane iyo amarondo adakora neza. Kandi si hano muri Nyagatare gusa, ni mu gihugu henshi hatandukanye. Akarere ka Nyagatare, aka Rwamagana n'aka Bugesera nitwo tuza mu myanya ya nyuma mu gihugu mu kugira umutekano muke ku mutungo w'abaturage, kubera gutinya ko amatungo y'abaturage yibwa. Ubu bamwe mu baturage bongeye kubura ingeso yo kurarana nayo mu nzu, ibi bikaba intandaro y'isuku nke mu ngo, mu gihe abaturage b'Inyagatare bo bavuga ko igihe cyose ubujura bwaba budacitse iki kibazo nacyo kitapfa kurangira. Serafine Uwineza Pamela mu karere ka Nyagatare. Nawe ikibazo cy'abatazi gusoma no kwandika ndetse no kubara mu mijyi ngo kiragaragara cyane mu bantu bakuze, bakaba rero bavuga ko bafashe umwanzuro wo kwiga nubwo kubona bitaba biboroheye bitewe n'imiterere y'ubuzima bwo mu mujyi. Jean Paul Maniraho yafatanyije na Shima Ali. Akameshaje kak'umumama wo kuri base ujya unyohereza amashaza. Bamwe mu banyakigali bize bakuze bavuga ko kutamenya gusoma kandi ari abantu bakuru byabateraga ipfunwe ndetse ntibifuze ko hari uwabimenya. Numvaga nibangamiye cyane ko umuntu wo hanze yamenya ko natazi gusoma, no muri famiye bakanyandikira bambaza amakuru nimbasubize nyine. Cyane nagiga ubwoba nuko nari umuntu mukuru, nkumva natabimenya gusoma. Icyakora iyi myumvire iragenda ihinduka cyane cyane mu rubyiruko rufite inyota y'iterambere, rimwe na rimwe hifashishwe ibikoresho by'ikoranabuhanga, kuko nk'uko babivuga ngo baje gusanga isi ikomeza kugenda ibasiga. Akazi nabaga ndimo katumaga nsoma, undi nari umukarane, bajyaga bama inuza ibintu ngo mbijyana ahantu runaka, noneho nabijyana, noneho
amafaranga wampaye simbaje kuyabara, nakundaga no kugira gutya nkanatongana n'abantu bantumye kubera kutabasha kubara amafaranga. Nihagazeho ngo nzi kuyabara, noneho nabo bafata umwanzuro noneho kujya banyandikira bakampa urupapuro ngende nereka abantu kuri butike. Iyo hari serivisi runaka najyagamo wenda nko muri leta bikansaba ko nandika kwa kundi baguha inuza ngo wandike fomu wandike uyuzuze, byarananiraga. Nanjye wanyohereza SMS nkaba ntayisoma, ari nk'umushuti wanjye yinyoherereje. Bamwe mu bigisha bakuze gusoma, kwandika no kubara bavuga ko kubamenya bitaborohera, ariko no kubigisha bisaba undi mwihariko. Nk'umuntu ufite umugore n'abana, afite umugabo, afite abana, rero ubuzima bwo mu mujyi mwese murabuzi. Ubwo rero n'ubundi baba bakeneye gushakisha, niyo mpamvu ugenda ubatwara gake gake, tusimbatinza na amasaha 2 gusa, saa 8 tugataha saa 10. Itorero ADEPR rimaze igihe ryigishiriza abakuze ku nsengero zaryo hirya no hino mu gihugu, ndetse ryahejeje u Rwanda igikombe cyo ku rwego rw'isi mu mwaka wa 2012. Umushumba mukuru w'iri torero Pasiteri Ndayizeye Isayi avuga ko bashoboye kumenya abafite iki kibazo bose, bafatanya n'inzego z'ibanze zegereye abaturage, hagakorwa ubukangurambaga maze iki kibazo kigakemuka burundu. Twafatanya nk'imyaka, tuvuga nk'imyaka 2-3, tugiye gufatikanya ku buryo umuntu wese ukuze yige abimenye. Noneho ubwo ya gahunda twaga dufite yo kubigisha gusoma, kwandika no kubara, bahabwe ikindi cyiciro kindi cy'inyigisho zo kubafasha kumeza kwiteza imbere. Raporo y'ubushakashatsi ku mibereho y'ingo yashyizwe ahagaragara mu mwaka wa 2018 yerekanaga ko 1/4 cy'abanyarwanda bari hejuru y'imyaka 18 batari bazi gusoma, kwandika no kubara, no kuvuga abagera kuri 27%. Ubuyobozi bw'itorero ADEPR butangaza ko mu bagera ku 2445 bwigishije umwaka ushize harimo 505 bo mu mujyi wa Kigali. Jean Paul Maniraho, i Kigali. Dusoreje amakuru mu buryo burambuye, gusa mu kanya gato y'isambiri zuzuye ntujye kure, turakugezaho n'andi makuru mu buryo burambuye hamwe na ekipe yose yafashe kubagezaho aya makuru. Turabashimiye. Ndi Gloria Mukamabano, Imana ibarinde.